bimera bifite amateka aryoheye amatwi kuri uyu mubumbe uducumbikiye. Abanditsi benshi babigezeho babyandikaho amakaramu araturika, inyanja zibaye wino, ijuru ryose rikaba impapuro, abanditsi bose bakandika ubugira neza bw'ibi bimera. Ntibabumara kuko inganzo yabyo idakama, muri kamere yabyo birihariye. Iyo ugiye kubihamura bitangira kukuvura ukibyitegereza. Iyo wagize amahirwe ukirirwa ubitemberamo usubira imuhira umubiri wangushye n'umwuka wabyo uravura. C'est l'hôpital Yeloma Holistique, nibyo bitaro nyakuri byo mu isanzure. Bimwe mu bimera bivura indwara nyinshi ni ibitunguru bitukura bita oignon rouge. Dore indwara 5 zishobora kuvurwa n'ibitunguru gusa. Biroroshye, witinda kugerageza uyu muti. Ubusanzwe igitunguru kizwi nka kimwe mu mboga zikoreshwa mu gikoni ndetse kikaba kizwiho kongera uburyohe mu byo kurya. Ikindi ni uko ku bantu bakunze gukina filime bagikoresha kugira ngo babone amarira aho bagikandira mu maso, amarira agahita yizana. Ubusanzwe igitunguru kizwi nka kimwe mu mboga zikoreshwa mu gikoni ndetse kikaba kizwiho kongera uburyohe mu byo kurya. Ikindi ni uko ku bantu bakunze gukina filime bagikoresha kugira ngo babone amarira aho bagikandira mu maso, amarira agahita yizana. Aha rero hari zimwe mu ndwara umuntu ashobora gukira akoresheje igitunguru gusa. Ibi ni ibintu byakorewe ubushakashatsi mu myaka myinshi ishize. Wakwibaza uti ese izi ndwara ni izihe? Igitunguru kigizwe na 90% by'amazi na vitamini B, C, E, phosphore, calcium, potassium, fibre ndetse na magnesium. Byose bigifasha kuba cyakora umurimo ukomeye mu gutuma ubuzima bw'uwakiriye bugubwa neza. Bana nanjye kugeza ku musozo w'iyi video ngufi maze nkubwira indwara 5 zikomeye wakwivuza igitunguru gusa. Acyatubuza gukomeza kwimbika inganzo y'ibyaremwe kuko twabonye ari byo bihatse ibindi byose. Muri ibi biganiro tubagezaho buri munsi dukunze kuba turi kumwe kandi n'ivuriro rya Relax Life Center rikorera mu mujyi wa Kigali ku Kimironko hafi cyane y'urusengero rwa Foursquare. Zimwe mu ndwara abahanga bagaragaza ko zivurwa n'ibitunguru bitukura, ku mwanya wa mbere hari ukugabanya umuriro. Ubusanzwe iyo umubiri w'umuntu waganjwe na za virusi ndetse na bagiteri, umuriro uhita wizana, kandi twibuke ko umuriro ari kimwe mu bizahaza umurwayi ukaba wanamwica. Igitangaje utaruzi ni uko igitunguru cyifitemo ubushobozi bwo kugabanya umuriro. Ushobora kugifata ukagikata mu duce duto ukakivanga n'amavuta ya koko, ubundi ugaha umurwayi wawe mu kanya nk'ako guhumbya, ntumenya aho umuriro ugiye. Ku mwanya wa kabiri ni ukuvura indwara zifata amatwi. Igitunguru kandi cyagaragayeho ubushobozi bwo kuvura zimwe mu ndwara zifata amatwi, zirimo n'indwara y'umuhaha, bitewe na bimwe mu byo twavuze bikigize. Ahangaha ufata igitunguru gishyushye, ni ukuvuga wagitogosheje ari cyose, ubundi ukagishyira mu gatambaro keza gafite isuku, ugakamurira mu gutwi. Nyuma y'iminota 20 gusa uburibwe buragabanuka. Ukiza igisebe. Igitunguru ngo gifite ubushobozi bwo gukiza igisebe mu gihe gito cyane. Aha ngo ukimara gukomereka ushobora kugifata ugasiga aho wakomeretse, bizagufasha kukirinda umwanda uwo ari wo wose ndetse bigufashe gukira vuba cyane. Ku mwanya wa 4 ni uko igitunguru kivura inkorora. Nkuko twavuze ko bimwe mu bikigize bizwiho kugabanya umuriro bitewe n'uko gihangana na za virusi zibasira umubiri, ni nako gifite ubushobozi bwo gukiza inkorora. Aha rero ngufata igitunguru ukagikatamo 2, buri gipande ukakinyanyagizaho isukari nziza y'umwimerere. Nyuma y'isaha imwe ufata amazi yavuyemo ukajya unywa ibiyiko 2 byayo ku munsi. Bizagufasha gukira inkorora vuba cyane. Umwanya wa 5 ni uko igitunguru gitukura kivura umutwe w'igikatu. Iyi ndwara yamaze kuba icyorezo ku isi yose. Usanga abantu hafi ya bose bagenda bifashe ku mutwe nk'ikimenyetso cy'uko umutwe wamaze kubabera karaha kajya he, kandi ntako batagira ngo banywe ibinini byinshi byo kuwuvura. Gusa sibo, ahubwo nuko bivuza nabi. Bene aba bantu bakizwa umutwe n'umuti ukurikira.
gufata agasahane kuzuyeho imboga mbisi zitandukanye nka karoti, amashu, igitunguru, ugakamuriramo indimu, ukavangamo ikiyiko cy'ubuki, hanyuma ukarya iyi salade ugiye kurya ibya saa sita, ukajya ubikora iminsi ine ya buri cyumweru. Ikindi kintu cy'ingenzi, mutangire mwimenyereze kujya murya mu gitondo na saa sita gusa, ku buryo hagati y'ifunguro ryo ku manywa na mu gitondo haca amasaha arenga 16. Iyi gahunda imaze gukiza abarwayi benshi, niyo mpamvu nishimira kuyirangira abarwayi bose bahejejwe ku gasambi n'indwara zitabarika. Tubashimiye kuba mubana natwe buri munsi. Mwahisemo neza kuko mwabonye umuyoboro mwiza udahwema kubagezaho ibiganiro byibanda ku buvuzi bw'imiti yo mu ntanzi z'urugo gusa. Hahirwa abibanira natwe buri munsi kuko bamaze guca ukubiri na za ndwara bari baraburiye igisubizo. Niba ari bwo bwa mbere ubanye natwe, ikandire subscribe n'inzogera, nawe uzarushaho kunguka byinshi. Mbaye mbasezeyeho, tuzongera kubonana muri video y'ubutaha.